Moto ni faya noneho ni faya, ibintu byamaze kuba bihindura isura, ibintu byamaze kuba biba ibindi bindi. Bakunzi b'intimba ya Ravi, reka nongere mbifurize igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha kuho uri hose, byaba mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Mwumva yuko rero filime yamaze kuryoha, Ravi neza neza rwose akomeje kubura umuntu bita Shema, akomeje guhangayika kubera Ravi, akomeje guhangayika kubera Ravi, ibintu bikomeje kuba bibi cyane. Ni ukuvuga ngo rero muri ano masaha ndagira ngo mutere agatebe tubabwire, mu kanya gato nibwo filime igiye gusohoka, mbabwire ibigiye kuba by'umwihariko. Ni ukuvuga ngo Shema yashakishije abura Ravi. Mu gushakisha kwa Shema neza neza akabura Ravi, ibintu byamaze kuba bibacanga hariya mu rugo. Ni ukuvuga ngo rero kuba Shema yashakisha akabura Ravi, nyuma akaba yihebye, kwa Ravi bakaba bihebye, iki nicyo gihe noneho kigiye kubaho ngo Ravi bamubone. Ahubwo reka tugaruke mu bitaro. Ese buriya koko biraza kubaho yuko mama bariya bana nimba basabye kumubaga bari bubone amafaranga yo kubagisha Ravi? Kari cyo kibazo kigiye kubaho. Hariya nta muntu urimo nabonye rwose waba ufite amafaranga yo kuza gukoresha kugira ngo bite kuri Ravi. Bishobora kuza kuba ikibazo rero ryo kumwagana, none ugasanga ibintu bihinduye isura. Nanone akandi kantu kakomeje kugenda kagaragara, ndimo ndagenda mbona, ni ukuvuga ngo Aline ashobora hariya kuza gusinda ziriya nzoga arimo ariyahuza, mu kanya gato agahita avuga ibyo yakoreye Ravi, kandi mama wa Shema ntabwo ari bubyakire neza. Mama wa Shema birumvikana yuko yamaze kuba avuga yuko igihe kigeze ngo areke umuhungu we ahitemo uwo akunda. Bishobora kuza rero kugora Aline mu gihe yaba abwiye mama Shema yuko Ravi atameze neza, hari ahantu bamushyize cyangwa se yishwe, kandi Aline azi ko Ravi yapfuye kandi si yapfuye. Nanone ikindi kintu kiri bubeho, uwitwa Manzi ari bubone Ravi uko byagenda kose najya mu bitaro, cyangwa se niba ajya kubaga usange baramuhamagaye ngo aze abage Ravi, kuko ni umuganga kabisa ukaze. Nicyo kintu kigiye kubaho hano. Ubwo rero mu kanya gato turaje turebe ibikurikira byinshi cyane, kuko hari n'andi makuru nuko biri bugende mu masaha ari imbere. Nyine ubwo icyo wasabwa nta kindi ni ugutera agatebe cyane, n'ibicare tuganire, ubundi twungurane ibitekerezo n'abakunzi ba sinema nyarwanda. ariko akantu nshaka kubibutsa, ukora subscribe unatera comment tubwira aho tugomba guhindura, naho wumva hari ukuntu wumva ikintu ukavuga ati nyamara aba bantu bashobora guhindura ibi, baramutse bahinduye ibi byagenda neza, cyangwa ugahita bahati muri mu murongo muzima ati turabemera. Ako kantu rwose munakora subscribe, munalikinga, share, ntimuze kubyibagirwa nyamuneka. Ukuri ntibaze kubyibagirwa, ni ingenzi, bitwereka ko tunari kumwe nabo. Ntimugatume twiganiriza. Yes, ni ukuvuga ngo rero ni byinshi cyane. Tugiye guhera kwa mama Ravi. Mama Ravi urabona yuko Ravi bye byamaze guhindura isura, yamaze gushimutwa. Byabacanze mu rugo, ntabwo bazi ngo Ravi yaraye he musebejo. Niba ari umuntu, reka mama aravuga yuko mimata yakura ntikizompara pe. Shana ukuri pe. Mimi ntabwo ajya gukura. Ikintu barakibwira ngo hashobora kuba hari ikibazo batareba yati ngo bamusohokanye. Ariko wanda bafite taki yo gusohoka, suza rotavuye muri exam. Yasohotse umuntu atazagaruka we na Shema n'amanzi. Ntabwo Manzi yabikora, ni umunyabwenge. Ariko urawe rwose nimba atekereza kuri uramutse musohotse ukamubwira ati ntabwo turi butaha turarara mu hoteli, yabyemera. Keretse bamuhuje na Ganza niwe umeze Gabimi, bakigendera bakenjoyinga tukazaca imana. Yes, dukuba rero Ravi we yamaze gutwarwa, gusa nubwo yatwawe, amakuru dufite nuko mu gice kigiye gukurikira ibi bintu biraza kumenyekana cyane. Ari nibyo byamaze kujya hanze, amagambo yonyine yabwiye Manzi yatuma akekwa. Manzi urabizi aranariza akantu ku kandi, yanamwanarisha, ariko ubona yuko hari ikintu, kuko yahise amubwira ati cyangwa Shema hari ibyo wamukoze. None wibuke uyu munsi shaka tunakomereza tujye tubabwira, none ejo hashize no duhita tubirangiriza rimwe. Aline byamunaniye kwihangana itajya iwabo wa Ravi.
yego ajya kwiyemera. Ibaze umuntu yicishije undi agaruka no kubiryaho. deja baraza guhita bamukeka kuko nimba wibuka neza amagambo Ravi yigeze kubwira mama yamubwiye yuko ari ntashobora gukora ikintu kibi nyuma yo kumufungira muri ka kazu Cyane we yabaye akihagera ari gusakuza yidoga ko avuga amazina ateye isoni ngiye kuyavuga birananira. Umutindikazi n'andi magambo menshi ngiye ntajya mbasha kubisubiramo. Akiri kubivuga Manzi aba aramwifatiye. Kandi abizi Manzi na Mimi bari mu rukundo rumeze gutya rugurumana. Ahasanze Aline ari kwidoga ko umutindikazi yamuviriye mu nzira. Kandi bamaze amajoro 2 baramubuze. aha biraza kuba ikibazo gikomeye kandi nanone muri icyo gice ikindi kintu mugiye kumenya Shema ayo bintu agiye kumenya kandi nabimenya ukuri kose kuraza guhita kujya agaragara. Akimenya ko Ravi yabuze ubundi niyo ntambara ya nyayo yeruye hagati ya Shema na mama we. Bishatse kuvuga ko tugiye kubona filime y'umuriro. Ubundi bwo twajya tujya kureba filimi y'ikiremwa muntu na kamere yacu ya nyayo. Yes, no kuvuga rero birumvikana ko ari byinshi bikomeje kugenda bivuga ariko sha umuntu biyayo na Claudine rwose basekeje ku munsi. Nta basazi ibaze bagambanye ibintu bageze imbere ya Shema birabananira. Barabihindura. Ubu se ko Shema yahaye amafaranga Claudine koko Claudine ari buyahebiye ariko yagiye amufitiye impuhwe. Claudine ntayo ari bumuhe pe. Claudine ariko nyambona agira umutima mwiza. Cyakora cyabiye gishobora no kumutakamira yagiye. Claudine agira umutima mwiza kandi njya mbona yumva. Kandi Claudine nta nzara y'amafaranga afite. Ntayo kuko arayafite arigama amafaranga menshi muri rugo. Arahembwa neza uwinjiye n'usohotse aramuha amafaranga. Noneho wibuke ko afite n'undi mushahara ari gukorera ku ruhande. Wibuke ko n'ubundi afite akandi kazi. Ariko umuntu bita Mama Shema araza gusara. Mama Shema we byamucanze. Nuko biri bugende mu masari imbere nyine ubwo icyo wasabwa nta kintu no gutera agatebe. Cyane n'ibicare tuganire ubundi kungurana ibitekerezo n'abakunzi ba sinema nyarwanda. Ariko akantu nshaka kubibutsa ukora subscribe unatera comment tubwira aho tugomba guhindura naho numva hari ukuntu wumva ikintu ukavuga ati nyamara aba bantu bashobora guhindura ibi baramutse bahinduye ibi byagena neza cyangwa bahati muri mu murongo muzima ati turabemera aho kantu rwose munakora subscribe muralikinga share ntimubize kubyibagirwa nyamuneka. Ukuri ntibaze kubyibagirwa ni ingenzi bitwereka ko tunari kumwe nabo ntimugatume twiganiriza. Yes, no kuvuga rero ni byinshi cyane tugiye guhera kwa Mama Ravi urabona yuko Ravi bye byamaze guhindura isura yamaze gushimutwa. Byabacanze mu rugo ntago bazi ngo Ravi yaraye he musebejo. Niba ari umuntu reka mama aravuga yuko mimata yakora ntikizompara pe. Shana ukuri pe. Mimi ntago ajya gukura. Barakibwira ngo hashobora kuba hari ikibazo utareba yati. Ngo bamusohokanye. Ariko wanda afite taki yo gusohoka. Suzaro tavuye muri exam. Yasohotse mbona atazagaruka we na Shema. Namanzi. Ntago Manzi yabikora no munyabwenge. Ariko urawe rwose nimba atekereza kuri uramutse musohotse ukamubwira ati ntago turi butaturara mu hoteli yabyemera. Keretse bamuhuje Keretse bamuhuje na Ganza niwe umeze nka Mimi bakigendera bakenjoyinga tukazaca imana. Yes, dukubara rero Ravi we yamaze gutwarwa gusa nubwo yatwawe amakuru dufite nuko mu gice kigiye gukurikira ibintu biraza kumenyekana. Cyane ari nibyo byamaze kujya hanze amagambo yonyine yabwiye Manzi. Yatuma akekwa. Manzi urabizi aranariza akantu ku kandi. Waya yanamwanarisha ariko ubona yuko hari ikintu kuko yahise namubwira ati cyangwa Shema hari ibyo wamukoze. None uwibuke uyu munsi shaka tunakomereza tujye tubabwira none ejo hashize no duhita tubirangiriza rero. Aline byamunaniye kwihangana itajya wabo wa Ravi. Yego. Ajya kwiyemera. Ibaze umuntu yicishije undi agaruka no kubiryaho. Deja baraza guhita bamukeka kuko nimba wibuka neza amagambo Ravi yigeze kubwira mama yamubwiye yuko ari ntashobora gukora ikintu kibi nyuma yo kumufungira muri ka kazu. Cyane we yabaye akihagera ari gusakuza yidoga ko avuga amazina ateye isoni ngiye kuyavuga birananira. Umutindikazi n'andi magambo menshi ngiye ntajya mbasha kubisubiramo. Akiri kubivuga Manzi aba aramwifatiye. Kandi abizi Manzi na Mimi bari mu rukundo rumeze gutya rugurumana. Ahasanze Aline ari kwidoga ko umutindikazi yamuviriye mu nzira. Kandi bamaze amajoro 2 baramubuze.
aha biraza kuba ikibazo gikomeye kandi nanone muri icyo gice ikindi kintu mugiye kumenya Shema ayo bintu agiye kumenya kandi nabimenya ukuri kose kuraza guhita kujya ahagaragara akimenya ko Lavi yabuze ubundi niyo ntambara ya nyayo yeruye hagati ya Shema na mama we. bishatse kuvuga ko tugiye kubona filime y'umuriro ubu nibwo twajya tujya kureba filimi y'ikiremwa muntu na kamere yacu ya nyayo. yes ni ukuvuga ngo rero birumvikana ko ari byinshi bikomeje kugenda bivuga ariko sha umuntu biyayo na Claudine rwose basekeje ku munsi nta basazi ibaze bagambanya ibintu bageze imbere ya Shema birabananira barabihindura. ubu se ko Shema yahaye amafaranga Claudine koko Claudine ari buyahebiye ariko yagiye amufitiye impuhwe. Claudine ntayo ari bumuhe pe. Claudine ariko nyambona agira umutima mwiza. cyakora cyabiye gishobora no kumutakamira yagiye. Claudine agira umutima mwiza kandi njya mbona yumva. Kandi Claudine nta nzara y'amafaranga afite. Ntayo kuko arayafite arigama amafaranga menshi muri rugo. Arahembwa neza uwinjiye n'usohotse aramuha amafaranga noneho wibuke ko afite n'undi mushahara ari gukorera ku ruhande wibuke ko n'ubundi afite akandi kazi. Ariko umuntu bita mu Shema araza gusara.